37 maze abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Natwe turashima Imana, dukomeje gushimira ikaze ryanyu. Imana ibahe umugisha. Apostle ntawo murambirwa yayavuga, yovuga akavuga kubera urukundo tumukunda n'amajambo y'ubwenge. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Dushima ikaze ry'abatorero, abashumba, abayobozi b'urubyiruko, mwebwe mwese Imana ibahe umugisha. Natwe turabasezeye, twongeye kandi gushimira abaducumbikiye. Nimumfashe tubakomera amashyi menshi cyane. Baraducumbikiye neza cyane. Imana ibahe umugisha. N'abandi bose bari muri protocol, Imana ibahe umugisha. Natwe turabasezeye twabivuze, ejo twese tuzataboneka. Rero Imana ibahe umugisha. Rero turaganira iminota mikeya hanyuma dusenga. Amen. Turasenga kubera ko n'umugoroba Imana yaduhaye kwereje abantu bazaba bari busy, ariko umunsi Imana ibiduhaye wo kuregerana no gusenga ni ku Cyumweru. Amen. Yitwa inzu yo gusenga, house of prayer. Ukuvuga ngo rero gusenga ni ikintu gikomeye cyane. Rero tugiye kuganira kuri iri jambo mu minota mikeya k'ibyo yavuze. Yesu abo tutabanye ejo bundi, ari nabwo butumwa gusa dufite n'ubuzima, imibanire n'ubusabane mutagirana n'Imana. Ni ukuvuga ngo agaciro k'ubukristo, agaciro k'ubukristo biraba ubwami bw'Imana, si ubw'amagambo, si ubwo kurya, ni ubw'imbaraga. Ni ukuvuga ngo agaciro ko kuba umukristo ni ukubaho mu mbaraga zo kunesha isi no kunesha umwanzi. Nizo bwiza bwo kuba umukristo. Hari ibice bitatu, aribyo bice by'abantu bitatu. Habaho abantu batarakizwa. Tugira abantu baba mu rusengero batarakizwa, bashobora gukora imirimo yose mu kanisa ariko batarabona Yesu, batarakizwa. Dufite abagabo benshi, dufite abagore